Shalom muvandimwe, Imana iguhe ko ukomeje gukora ibikorwa byacu dukora hano kuri YouTube, kuri WhatsApp n'ahandi tugenda tubikorera. Maze igihe kirekire ndakora amavideo, nta byigisho ntanga hano. Nkunda kwigisha kuri Zoom, nkunda kwigisha no kuri Bible study tugira buri kuwa gatanu kuri WhatsApp group twakoze, kandi nkunda kwandika n'ibintu mu gitondo, ijambo rya mu gitondo kuri WhatsApp. Niba ushaka gukora ibikorwa byacu rero, genda ukande kuri YouTube group twakoze, mbabarire kuri WhatsApp group twakoze, genda uyikanda kugira ngo uzuyireba cyangwa uzuyikurikira kugira ngo urebe uko dukorera kuri iyo WhatsApp group. Hari abantu benshi cyane bayijoininze. Icyo dushaka no kugira ngo tugire iyo contact hagati y'abantu. Niba ufite ikibazo cya Bible uzikibaza, niba ushaka ngo tuganire ku kintu ukivuge, niba ushaka kutwigisha utwigishe kugira ngo habe uwo mubano. Muvandimwe, igihe kibaye kirekire abantu baba mu rugo, igihe kibaye kirekire abantu badasabana kubera kuri computer. Dukora amavideo, murabizi nakoze amavideo menshi atandukanye hano kuri YouTube, aho nshaka kugira ngo tugire umubano hagati yacu namwe. Uwo mubano wa authentic, uwo mubano navuga ngo muzima, aho tuba tuganira ku ijambo ry'Imana, dusenge, tugire umubano urenze ibintu dukora kuri YouTube. Kuri YouTube ni byiza, wareba video, nzakomeza mbikore n'ubundi, ariko nuko nshaka kugira ngo tugire umubano urenga imbibi za YouTube, ugere no ku bintu nyine abantu baganire, twumve ijambo ry'Imana, twige ijambo ry'Imana, dukure muri ryo, turimenye birushijeho. Muvandimwe rero, ndagusaba kugira ngo ababizi navuye kuri Instagram bitewe n'umwanya, kuko nabonye mfite ibikorwa byinshi bitandukanye, mfite YouTube, mfite Instagram, mfite ama-account abiri kuri Instagram. Ndavuga rero kugira ngo bigende neza, reka mfokasinge cyane kuri WhatsApp, kuko abavandimwe murabizi kuri WhatsApp ni ahantu umuntu urandikirana n'umuntu. WhatsApp ni ahantu muganira, ubuze umuntu kuganira nawe. Kuri YouTube ariko ni video nashiraho yarebwa n'abantu, ni byiza, kandi mfite audience nini kurusha abantu nyine mwaganira kuri WhatsApp, aho nshaka kugira ngo tugirane uwo mubano, abantu baza tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndagusaba rero muvandimwe, hano hasi hari iyo link, kandi ndagusaba iyo link muvandimwe uyifate, uyisakaze, uyihe n'abandi bantu. Ikindi, niba uri umuntu uvuga Ikinyarwanda, niba ufite inshuti zivuga Ikinyarwanda, nabo iyo link yibahe, ko nshaka kugira ngo tuve no muri community yacu tugenda ahandi. Nzi Igifini, nzi Icyongereza, hari igihe waba uzi Igiswedwa, hari igihe waba uzi Igifaransa, hari igihe waba uzi urundi rurimi nyine ntazi, ariko nyine hariho abantu bafite community bavuga urwo rurimi. Ndagusaba muvandimwe kugira ngo umfashe iyi message dutanga buri munsi. Iyi message dutanga buri munsi, ndavuga message ya mu gitondo, nandika buri mu gitondo, nyandika mu Cyongereza no mu Kinyarwanda, ariko ntibivuze ko utayifata ngo uyishire mu Giswedwa, ntibivuze ko utayifata ngo uyishire mu Gishinwa, mu Giespanye, mu rurimi rwari rwose. Ndabasaba muvandimwe rero kugira ngo ubwo twinjira muri, kuko nshaka kugira ngo bibe nibwo butumwa Imana isaba muri iki gihe bavandimwe. Gukorera kuri YouTube ni byiza, gukorera kuri Zoom ni byiza, ariko habeho umubano hagati y'abantu, kuko Yesu icyo yakoze mu gihe cye cyatumye no kwizera abantu bari bafite gukomera, nuko abantu bari kumwe, ngo bari kumwe bagasenga hamwe, bagasangira ibyabo, ngo nta mukene wabaga hagati muri bo, kuko bari bafite umubano, bakaba bari kumwe nabo, bakaba bari kumwe muri iyo community bari bakoze. Abakristo ba mbere, impamvu itorero ryabo ryateye imbere, nuko bashiraga hamwe. Gushira hamwe ntabwo byarenga. YouTube ni nziza, nzayikomeza, ariko icyaba cyiza nuko twashira emphasis, twashira imbaraga dufite zose, twashira kuri la group ya WhatsApp. Mfite WhatsApp group, nandika ama article mu Cyongereza, hari article ndi kwandika isobanura impamvu ndo mudivantise mu wa karindwi, ko rubundi ndiwe. Dufite amahame tugenderaho, mfite amahame ngenderaho, nizera cyangwa byandike, nizera yuko Imana yashizeho umunsi w'isabato, kandi ndawuruhuka, nabwo nzabiganira. Ariko ntibivuze ko umuvandimwe, nubwo utaba uri umudivantise mu wa karindwi, ntibivuze yuko utaza hariya hano. Group twakoze kuri WhatsApp si y'abadivantise mu wa karindwi gusa, waba uri umupagani,
waba uri umuntu ukora ibyaha bitavugwa mu ruhame, iyo gurupe ni yawe. Kuko Bibiliya iravuga ngo se bazamumenya gute umuntu atabibabwiye? Bazamumenya bate umuntu atababwiye uwo Yesu nyine turi kuvuga? Umuntu azamenya Yesu namubwirwa. Niyo mpamvu mvana tugomba kugira ute? Tugomba kubwira abantu Yesu. Ukwizera kuzanwa no kugira ute? Kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntabwo bazaryumva tutabibabwiye. Niba uri umuvandimwe w'umunsi wa karindwi, ikaze. Niba uri upantekote, ikaze. Niba uri umukatolika, ikaze. Twigira kuri Bible. Nta kindi tuzakora keretse Bible. Niyo mpamvu gurupe yitwa ngo Bible Study. Kuko ijambo ry'Imana rigomba kugera ahantu hose. Yesu yaravuze ngo mujyane ubutumwa mu bujyane, ngo muzahera Yerusalemu, mugende Yudeya, mugende Samariya, mugere no ku mpera y'isi. Impera y'isi tuvuga rero muri Finland, impera y'isi tuvuga ni muri Amerika, impera y'isi tuvuga ni mu Bushinwa. Ntabwo tuzagumana ubutumwa twamenye. Kandi bavanye mu menye yuko ubutumwa twamenye muri community yacu y'abantu bavuga Ikinyarwanda benshi barayizi. Nuko navuga ngo barayizi ariko ntibayikurikiza. Abana benshi bavukiye mu miryango y'abantu bavuga Ikinyarwanda, Yesu baramuzi, Yesu baramwumva. Ikibazo nuko batamukurikira ngo bakurikiye n'ibyo avuga. Ariko hari abantu batamuzi, hari abantu baba mu miryango itazi Yesu, itazi n'Imana, baranayihakana bakavuga ngo nta Mana ibaho. Abo rero dukeneye kugira ngo ifurete tugende muri aya makominite dukoresheje ururimi rwabo. Muvandimwe, Imana yaguhaye amahirwe uza muri iki gihugu, Imana yaguhaye amahirwe uza muri Finland, uza muri Europe, ujya muri Amerika, ujya muri Australia, muri Canada n'ahandi hose. Icyo Imana isaba kugira ngo muri iki gihe ubutumwa bw'Imana buvane kuri bavandimwe bawe. Benshi barabuzi nuko batabukurikiza. Ku bavandimwe bacu tubigishe kugira ngo bakurikize amahame y'Imana, ariko tuba bavuga ubutumwa bajyana ubutumwa hanze ya community yacu, tubujyane muri Finland, tubujyane mu Bafindi, tubujyane muri Baswedwa, muri Europe, Amerika, Australia, Canada n'ahandi hose. Muvandimwe, ndagusabye kugira ngo message yumve, kandi ndagusabye kugira ngo dufashe muri iki kintu. Reka utubere amaboko, reka message uyifate uyisakaze ku bandi bantu. Kandi ikingenzi ngwino kuri la groupe. Dusenga ku gatanu nimugoroba saa moya za Finland. Dusenga dusoma ijambo ry'Imana, tugirana ibiganiro. Ushaka kubaza ikibazo icyo ari cyo cyose kugira ngo tukiganireho, umenye ijambo ry'Imana icyo rivuga kuri icyo kibazo. Byaba politike, byaba ari iby'isi, byari ibitekerezo waba ushaka kuduha, nabyo wabizana hariya kugira ngo tubiganire. Vanwe reka Imana igufashe kugira ngo icyo kintu cyumve kandi uzagikurikize. Imana iguhe umugisha, kandi ntegereje kugira ngo tuzabe turi kumwe hariya kuri la groupe ya WhatsApp. Shalom, Imana iguhe umugisha, Imana ibane nawe kandi ikomeze kukurinda mu byo ukora byose. Amen.